ni by'umunezero cyane bene data nshuti bavandimwe namwe uwo ari we wese ukurikiye kino kiganiro hano kuri Pure Gold Channel. Ndababwira ko ari iby'umunezero kongera kuboneka hano no kuganira namwe ku ijambo ry'umunsi Imana yaduteguriye hano kuri Pure Gold Channel. Kandi ikindi cyongeye kunezeza, nejejwe no kugira ngo mbasuhuze mu izina rya Yesu umwami wacu. Gusuhuzanya ni ibintu byiza cyane. Gusuhuzanya byerekana ubumwe n'urukundo rw'Imana. Kuko Paulo nawe yajyaga yandika atangiza inzandiko ze asuhuza bene se muri Yesu. Nanjye ndambuye ibiganza hano mbakira mwese aho muri hose mu mpande zose z'isi, nzi ko mafite abakunzi mwese ndabakiriye mu izina rya Yesu umwami wacu hano kuri Pure Gold Channel, kandi mbamenyesha ko mwakiriwe na Josee. Uyu munsi wa none nihuse tugiye kuganira amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni ijambo dusanga muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10. Ni ryerekeranye n'ukuntu umwanzi wacu ari umujura. Ariko ntabwo ari cyo nshaka kuvuga. Turi buze kumva ikintu cyiza kiri buvemo. Ngo umujura nta kindi kimuzana nta kindi kimuzana iwawe mu rugo. Umujura wamukeka ni Satani. Umujura azanwa no kwiba, akazanwa ndetse no kwica, akazanwa no kurimbura. Ibi ni ibintu bitatu dusanga mu buzima bwacu. Ni ijambo ry'Imana, ijambo ry'ukuri, ariko bijya bibaho mu buzima bwacu. Hari benshi bafite experience yo kuba baribwe, yo kuba bariciwe, ndetse yo kuba ibintu byabo byararimbutse. Gusenyurwa nicyo nshaka kuvuga. Niba wari ufite urugo, Satani akaza akarwiraramo akarusenya. Niba wari ufite umushinga runaka, Satani akarwiraramo wa mushinga akawusenya ndetse akanawiba. Ubundi akakwicira abawe, akakwicira byinshi. Ibyo byose tujya tubibona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko si binshaka kwibandaho, ndashaka kuvuga ko nibwo ibyo bibaho tubizi, ari ukuri kw'ijambo ry'Imana tubibona, ndetse benshi bagiye bahura nabyo. Ariko ndashaka kukubwira uyu munsi ko hari igisubizo. Ko hari igisubizo. Aya magambo yavuzwe na Yesu ubwe. Aravuga ati, "Jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi." Yesu abo yitagazo ni intama ze, ni abamwizera, ni abamwiringiye, abamwizeye kera n'abamwizera umunsi wa none. Nawe nanjye turimo. Yesu yaje kuduha ubugingo bwinshi. Ibi byose twabuze ni ukuvuga ngo birishyuwe. Yesu yaje kubyishyura, yabirangije ku musaraba. Wiguma aho ngaho muri iyo situation yo guhora uganya uvuga ngo ibyanjye byaribwe, ibyanjye byarasenyutse, ese mbigize ne? Twabonye Yesu, twabonye igisubizo. Hano ndaguha ikigereranyo ari imfashanyigisho cyo kuvuga ngo ahangaha waba ufite umushinga wuzuye, waba ufite urugo rwuzuye, waba ufite eglise yuzuye, ministeri wakoze ikuzura rwose ikuzura. Ariko se kiburwanya abantu b'Imana araza agashwanyuza byose, agashwanyuza ibyo wari warubatse akabishwanyuza, yarangiza akagira gute akajugunya muri bine ugasigarurira. Ariko hari inkuru nziza nkuzaniye hano kuri Pure Gold Channel. Ndakubwira ko Yesu aguzaniye byinshi. Yesu arongera akakubakira. N'umwizera arongera kubakire, arongera guha umugisha mwinshi byuzuye kandi byinshi bitabarika. Zino mpapuro sinshobora kuzibara. Izi zavunjwemo kandi kamwe gusa Satani yaje akiba agatwara. Ariko Imana iguha umugisha umunsi wa none, iguhaye imishinga myinshi, irakubakiye neza, iguhaye abana benshi, iguhaye eglise irakuze, ministeri yongera irakuze, irazamutse, ndetse byinshi cyane. Ubonye umugisha mwinshi, Imana iguha umugisha. Dukomere ku ijambo ry'Imana. Ndaguha kandi kageranyo kw'imfashanyigisho. Satani araza akagutwarira imbuto wahinze. Ahangaha mfite mango, akaza yazari zuzuye hano, agasana maze gusarura, akaza agatwara akabuto kamwe akakiba. Akaza akagutwarira voka warazihinze, akiba akajyana. Akaza akagutwarira apo ariyo bita pome, akaza agatwara agasorori kawe gasigara ari karimo ubusa. Ariko nguhaye
ijambo ry'Imana rivuga ngo ngiyewe naje kubaha byinshi no kubuzuriza. Imana nituyizera Yesu Kristo araduha imbuto nyinshi udashobora no guterura, ziraremereye cyane sinzishobora. Aho kuni ko Yesu akora, arongera guhaye mango kandi nini cyane ndetse nyinshi cyane, arakujuje mwene data, ntufite aho ubishyira, ahubwo uhaye n'abandi, uhaye n'abandi umugisha wawe usangiye n'abandi. Uku niko Yesu akora. Nibwo butumwa yampaye ngo nkuzanire umunsi wa none wo kugira ngo umwizere utaramwizeye, ibyo wabuze byawe bigaruke, kuko Imana yagaruye ibya Yobu yari yabuze. Mwene data, irindi jambo nkuzanire rya kabiri biraboneka mu butumwa bwiza n'ubundi bwa Yohana ibice 7 umurongo wa 38 haravuga ngo uwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Haleluya! Abamwizera twese yaduhaye umwuka wera, yawuhaye intumwa za mbere, natwe umunsi wa none iri sezerano ryatugezeho. Umwuka wera ni uwacu. Ndagira ngo nkwereke uko Imana itanga, uko Yesu atanga. Hano muri iki gikombe cyanjye nta kintu kirimo, nta kintu kirimo, nta kintu na kimwe, ni empty, nta kintu kirimo na kimwe. Ndashonje, nta kirimo, ariko Yesu yiteguye kumpaza no gushyiramo amazi akanyuzuriza. Haleluya! Ngo uwizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nuko ibyanditswe bivuga n'umwuka wera Imana nsukira uruzuye, nawe kandi ashaka kugusukira. Niko bimeze, umwe uhage. Haleluya! Ndanywa ngahaga kandi ngasaguriza n'abandi nkabaha. Haleluya! Uko niko Imana itanga mwe bene data. Aha niho mpagarikiye ijambo ry'umunsi. Nagira ngo ijambo niba rigufashije urifashisha abandi. Reka dufatanye gukora umurimo, uko Imana idufasukira imigisha duhe n'abandi, imigisha mu buryo bw'umwuka, imigisha mu buryo bufatitse nk'izi mbuto n'uburyo bufatitse. Tugomba gufasha abandi no mu buryo bw'umwuka wera. Dufasha abandi, dusohoke tujya kuvuga ubutumwa bwiza. Jya kuri YouTube nk'uko uvuga ubutumwa bwiza, Imana niguha ijambo ryo guha abandi kugira ngo bagire ibyiringiro uritange. Imana yaguha umugisha, irakuzuriza. Reka dufatanye gusenga. Mana data, turagushimye kubw'ijambo ry'ubugingo duhaye, ijambo ryo kugirirwa neza, ijambo ryo kudusukira amazi umwuka wera agahora atemba ava mu nda zacu. Ndagushimye Mwami, fashiriza bene data hano kuri Pure Channel badukurikiye kugira ngo bahe umugisha bagirire neza. Ndasabira bibwe ibyabo ngo babigarurirwe nk'uko wagaruriye Yobu ibyo yari yarabuze, kandi noneho waba ujya kumugaruka mu ibyiza kuruta ibya mbere. Ndagushima uko ukora Papa, ndagushima ko uri kugiye gukorera bibwe bose, abasenyewe, ababuze ibyabo, abiciwe, bose baho umugisha. Ndagushimye Mwami kubw'amasezerano yawe turayakiriye, twakiriye umugisha wawe. Ubahe umugisha wose abamuriye hano kuri Pure Channel. Urakoze Mana, byose mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amina. Bene data twari kumwe, abakurikiranaga rino jambo ry'umunsi, umugisha ukomeze ubagireho. Muhinge mweze, musohoke mu bw'ubutumwa bwiza, abantu bakizwa ari benshi. Reka twakire umwuka wera, reka twakire amazi y'Imana, imigisha ikomeze itembe, imigezi itembe, amazi y'umwuka wera iva mu nda zacu n'abantu babibone. Imana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Bye bye.